WFA Rihanna kubena Calvin Harris, so we found a love kwisaya ingi ni sabiri zibura iminota igera kuri 20 ndi kumwe na Muchoma right now. Muchoma wagwan me brother, ariko hano ngo heruka kera cyane imodoka wagiye wariziko royo irinya wageze Nyanza sha uziko yageze Gahangara kati no nizina ry'Imana nahayobewe wanzi abamotari shara twamotari bose nibo abamotari nibo bafashije ndabaza ati mota woka byari jimbere yego ati gera imbere unyereka umuntu uje kuhanyereka kabisa kubera ko nakoresheje ariko rero mvuge live ntago muri kuri Google address yanyu ntagiboneka yengo kuvuga gushyiramo kuri kwa kundi ya map. Yes, map, Google Map nago muboneka nashize Lo FM kujana mu Kabenzi injanira yara nukuri umeze fresh ariko ewa fresh karibuni wana ewa na asante unapendeza asante sana uko fresh Mungu young billionaire man, it's been a long time man. Yeah man, I'm always happy man to see you bro. Kwicarana nawe tukaganira ayine tugaciringa ibintu by'amasasa. I know man, from long time uri umuntu utagira amatiku, utagira umutima mubi. Ibyo bintu ni bibi cyane kabisa man, ni bibi cyane kabisa. ahubwo ntabwo ujya uhinduka man. Why should I change? Ari umuntu wambajije cyo ndase kucyo udahinduka. You are the same man. Umva vibe ni yindi man, umunezero ni wa wundi yego, nta rwango nyine ntabwo bari bagushyira mu mutima mubi bro. Niba aza turabiyama mu izina rya Yesu yego. Like ubungu nashize okwezi uri Kigali kwezi kuri na amezi 5 months amezi 5 ariko sika amezi 5 ari mu bantu amezi 5 muri amezi 5 wasanze byifashe gute like muri industry yacu y'umuziki in 5 months bimeze neza, agafaranga nyine karahari, ashoramari ba Coach Gael bajemo so amafaranga kandi koko na Coach Gael wasizeho yacaje yarahari ariko biraho ngaho yarahari ariko burya ariko ubwamaze igihe kingana gute ashoye mu muziki imyaka ibiri kuri 3 yego. So rero ibintu bimeze neza na kibazo abahanzi bashasha production yarahindutse ibintu bimeze fresh. Element meruka hano yarankora indirimbo ni kibazo ari Element ariko nyine atari abantu n'umuhanzi none ubungu yabaye umuhanzi. So abantu ugishyira hanze indirimbo yawe uyu mwaka n'indi n'uyu abantu bahise bibaza ese Mucyo murashakora comeback cyangwa se ni kwa kundi umuziki nyine ugendana nawo? Actually ngendana nawo kubura kenshi ndakora n'ubundi yego. So gusa habayemo change kubera ko mbere nakoraga urabizi ko cyera nakoraga rap hip hop cyane. So nararebe ndavuga ati rero I think hip hop ayuzi hip hop nagigurisha pe ntaga hip hop kunzwa n'abakobwa cyane ntago hip hop nyine nagenda ngo nuzuze arenda nako byabaho ndavuga turazi se ibyo Ben ari gukora ibyo Melody akora ibyo Israel akora kananye nje guhogoza nanjye. So anyway ubungu rero nsigenda mpogoza ntakuye. All right, reka tuanze tumvisheho indirimbo wise n'uyu. Is it based on true story? Cyangwa ni kwa guhanga kwa abantu ni kwa guhanga gusa ariko n'abantu bajyaga bafite amatsiko ngo ariko se Muchoma what's going on se ufite umuntu bimeze bite ndababwira turaze ikindi se n'uyu nguyu ndamubere arya uyu nguyu nindi wayikoze n'uyu ni producer harimo Charlotte kuri Babit no peti mwiza cyane ni wakoze iriyango ya impano yego. So na mastering ni Santana. So reka tuanze asante. Witwa no human indirimbo ifite vibe ariko wa mugani wawe ubu dusigaye dufite like a choice amahitamo menshi kuba produce yego singa mbere twajyaga ngo kwa Rikirika atagukora kuva byanze ubundi waba gutakorewe kwa Rikirika kuva ikanga ntibe hit ibyo byo wajyagize ukajya no kwa Pastor Brenda yego kwa Pastor P kwa Dr. Jacques Nicolas bandikora kumva byibuza ubundi bari nk'abantu nka 5-6 urebye neza ariko barabapeti ubungu ubundi abatazwi nibo benshi ariko si wa mugani yego kabisa
buranga Papito umunsi kandi Papito no producer wawe cyane bura Papito umunsi umwe abanyarwanda bazamumenya neza ibikorwa bazumirwa yabaga kandi yarakoraga yego kandi akora I like that ejo bundi twabonye kuri IG yawe za content zawe yego no wari umukobwa abonye ngutumiye umukobwa abonye afishe arambwira ati no nitaye ngo mu cyoba nishiti yawe umumbariza ikintu afite n'abakobwa ngo base kudusabira imbabazi ngo hagarariye abakobwa bose abasabye imbabazi kwa kutushira abakobwa ngo bira mu modoka ngo gere abakobwa mwese muri kundeba hano live muri kumva radio umva nukuri kw'Imana ni mumi imbabazi kabisa simbabazi bashaka umva mbasabye imbabazi kabisa nuzajya kubataka nago nzongera kubataka umubwira ati rwose amususo ariko twumva sinzongera kubataka ariko twumva yambwiye ngo jya mucyo ndamukunda Petino ngo ndubihangano bye ariko ari gihe twataka ngavuga se twakoze iki niba ari umwe wamubabaje kucyane yabidushira exclusive ngiye kwataka abagabo none kubera ko duhora ikibintu 2 years naona imyaka 2 nataka abakobwa ngo ibibi byabo ubu none giye kuvuga iby'abahungu gusa none ibibi by'abahungu nabo ubu kubera ikitaba we are dead ni Samuel Diveta 49 n'urusiza cyuza FM ise yindi kumena mu cyoma ibana turaganira ari umuntu wari wanyandike kare ku WhatsApp ngo tino mu cyoma geze namwani twaganiraga nanjye mbabwira updates atigeze nababwiye ambutiage ndabivuga nsobanira n'abantu buriya kuza hano kuri Royal uva Rwandex ugira mu gatenge ukakwamuka icyara kubera ambutiage so bakubabariye now umuntu ashaka kwibaza se are you planning kutuhereza a new album cyangwa se EP because you're mwanzi ukoze such things ari ikintu uri guteka sha actually mfite Mayibobo nakoze Mayibobo yes album ya mbere nayise Mayibobo I think ndaza kuita Mayibobo kabiri uje kudukwita ni episode ya Mayibobo kabiri kubera iki none yise Mayibobo Mayibobo nyine ni wa mwana tangu kera nyine bavuga ngo uyu mwana ni imbobo yego so ngiye kubereza rero imbobo kabiri yego no nukubereka ko ni imbobo kabiri ariko nago akiriya mbobo ya kera yarahindutse yego yabaye umugabo nyine dusigaye dufite n'amahirwe wenda dusigaye tunagendana n'utumoto kera twagendaga n'amaguru tukaza kuri radio tuje n'amaguru gusa dusigaye tugendana n'amamodoka so ariko still ya motivation ya kera y'imbobo naho yagiye yuryamye ubone gusunika kuba hambo ntaho byagiye oh man I like that supporting abana ba ku muhanda ntaho byagiye I like that turacyari imbobo rero yeah man ibi byawe wavuze uti uyu mwaka 2025 uyu mwaka kuko watubiye n'uyu abantu yabaye utwaga ati uyu mwaka navuga ati ubwo byabaye uyu mwaka rya duhereza ibirori true story cyangwa n'ukustiro racyandika nyanga ya bombo turacyandika tuko uyu mwaka ibintu bigomba gukunda bigomba guhinduka imiziki yacu izagera kure abantu bari bafite ikibazo cy'uburwayi mwaka bagomba gukira irenti y'abukene bigomba gukira nyine buri muntu wese ahari yumve ko uyu mwaka haracyari kare haracyari byiringiro haracyari cyizere bigomba gukunda uri kwandika indirimbo niki wari uri gutekerezaho mu cyoma mu by'ukuri maze igihe kirekire nyine nanjye ndi muri struggle y'ubukene financially narahombye maze imyaka nta kazi mfite ndi umujobless ubu ngubu usibye music maze amezi ndi gukora gusa so ariko ni ya spirit nyine ivuga ngo I think aracyari kizera amezi aracyari 6 aracyasiga 6 aracyari menshi Imana ishobora kugutegera Imana ishobora kuguhindurira amateka ako kanya ni byanjye nibyo uri kunyumva nundi wari wese rwose afa kuba yiringira ko uyu mwaka aracyari kizera ndimo ni same producer ikoze cyangwa se no yes actually the same producer the same producer Bob Prog agakora mastering reka tuanze tuyumve okay this my year yeah this my nzimukira mu yanje yeah this my year oh man
cyane. Round of applause. Yep. This is my year. Yep. Everybody. Uyu ni umwaka wa buri muntu. Amen. Indirimbo ifite amagambo meza. Imeze neza cyane. Hanyuma ni saa 2 zibura iminota igera kuri 5. Wigeze wisanga mu kaga ugahura nibazo kubera amafaranga mufuka nta kintu kirimo kandi ufite fagitire yo kwishyura imodoka igagufiraho cyangwa se ushaka amafaranga yo kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana bawe nagwangayika kundi BPR irahari kugira ngo igufashe yakuzaniye igurize kuri telefone ubwo ushaka kwiguza amafaranga agera kuri miliyoni ako kanya kandi akanyeri 150 urwego cyangwa se ukoreshe mobi app ku bintu bisobanuro sure chamira BPR kwegereye cyangwa se wamagare kuri 1500. Hanyuma my brother Muchoma twitege izindi ndirimbo ryari wenda tugara ku musozo. Indirimbo ziracyari nyinshi nakubeshye. Ya album urumva ntabwo ni nabahereza indirimbo nyinshi. Yego. So collabos ziracyahari. Wow. So I think nono bagiye kumva nyine guhogoza wa Muchoma abantu bishize ngo n'umuraperi gusa. Yego. Twe dushobora gukora byose. Abantu niba komeze ban supporting. Wow. Nicyo cyonyine nabasaba. I like that. Your special advice ku bantu abantu bari kunyura muri financial difficulties, bari jobless niki ya message yawe n'abasani bashaka kubivamo, that special message, take your time ubabwire, then we call it a day. Umufilosofi umwe niwe wavuze ati niba ushaka kuva mu bibazo baho nyine imagine uri imfubyi ntago ufite mama wawe ntago ufite papa wawe ikindi kandi nta nubwo ufite n'Imana wumve ko ibisigaye byose ku isi ari wowe wenyine ugomba kubyikontrola. I like that. Iyo spirit rero iyo uyifite ukumva ko ni wowe gisubizo cy'ibibazo byawe nta wundi muntu ugukunda ku isi mu by'ukuri ntunutegeko ngo ni Muchoma cyangwa ni famille yawe ngo bazaza bakaguhagurutsa ntibibaho kuri isi buri wese arikunda buri wese ari busy kwishakishiriza. So baho rero nk'imfubyi tekereza ko ari wowe wenyine kuri isi wikunda ubundi numenya ko igisubizo biri muri wowe nguhaye garanti yuko bizagaragara kandi uzabibona. Thank you so very much. Urakoze cyane Muchoma, next time tuzagutumira ufite indi EP hanyuma mukaye gato turaza kumva amakuru mu Kinyarwanda. Don't you go nowhere. Ingeni Royal FM. The sound of Kigali.